Yesu nashimwe bakunzi ba Yesu avugwe neza official, ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Iyi ni ya saha nziza yo kwegera Imana. Twaravuze ngo Yesu akwiye kuvugwa neza, akwiye kwamamara, akwiye kuvugwa mu mahanga yose, abantu bakamumenya, abamumenye nabo bakarushaho kumunezererwa kuko ni mwiza, ntagira uwagereranywa nawe, izina rye nirihabwa icyubahiro. Tugiye kugirana ibihe byiza muri aya masaha, dusenga Imana, turirimbira Imana, tuvuga umwami wacu neza, kandi nuba amaso urunguka. Reka turirimbane indirimbo ya 394 mu ndirimbo zo gushimisha Imana, hanyuma turasangira n'ijambo ry'Imana, tugire n'ibihe byiza byo gusenga. Imana iguhe umugisha kubwo kubana natwe. Durure ngo twitabe tujye mu ntambara, be kwicara ku mazi Satana kiriho. Dorari imbere ahagaze n'abadayimoni, twiringiye umucunguzi ko yamunesheje. Kwizera Kristo, kwizera Kristo, niko kudushoboza kunesha iby'isi. Kwizera Kristo, kwizera Kristo, niko kudushoboza kunesha iby'isi. Twahawe inkota ikomeye n'ijambo ry'Imana, niyo yaneshereje abe mu bihe bya mbere. Ingabo yitwa kwizera yarabakingiye, natwe niyidukingira twiringiye Yesu. Kwizera Kristo, kwizera Kristo, niko kudushoboza kunesha iby'isi. Abanzi baragwiriye barwanya Uwiteka, tuzabanesha twambaye intwaro ze zose. Ingofero y'agakiza, umweko w'ukuri, n'inkweto z'amahoro ye biradukomeza. Kwizera Kristo, twizera Kristo, niko kudushoboza kunesha iby'isi. Kwizera Kristo, kwizera Kristo, niko kudushoboza kunesha iby'isi. Unesha ibyaha azambikwa umwambaro wera, Yesu azavuga izina rye ku mana mu ijuru. Dukanguke dutambuke turwane intambara, tunesha abanzi twizeye izina rya Yesu. Kwizera Kristo, kwizera Kristo, niko kudushoboza kunesha iby'isi. Kwizera Kristo, kwizera Kristo, niko kudushoboza kunesha iby'isi. Kwizera Kristo, kwizera Kristo, niko kudushoboza kunesha iby'isi. Unesha ibyaha azambikwa umwambaro wera, Yesu azavuga izina rye ku mana mu ijuru. Dukanguke dutambuke turwane intambara, tunesha abanzi twizeye izina rya Yesu. Kwizera Kristo, kwizera Kristo, niko kudushoboza kunesha iby'isi. Kwizera Kristo,
kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'isi. Haleluya, haleluya. Imana mu ijuru nihabwe icyubahiro, ngo duhurure twitabe tujye mu ntambara. Kwicara ku maziki kandi Satani akiriho, kwicara ku maziki wowe unkurikiye, kubivamo ku maziki, kuvuga ngo ndabirambiwe bimaze iki, kuvuga ngo sinzongera gusenga n'ubundi ntacyo byamariye bimaze iki, ko Satani akiriho kandi ari imbere ahagaze we n'abadayimoni. Ariko umuririmbyi aravuga ngo twiringiye umucunguzi ko yamunesheje. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Kwizera Kristo, kwizera Kristo niko kunshoboza kandi nawe niko kuzagushoboza kunesha iby'iyi si, kunesha iki gihe kimeze gutya, kunesha intambara zose urimo guhura nazo, kunesha ibyo ubona bikomeye utabasha kwirwanirira. Kwizera Kristo ni ingabo izagukingira ukabasha kunesha ibyo utabasha kunesha wowe ku mbaraga zawe no ku bushobozi bwawe. Imana yacu nishimwe cyane. Umuririmbyi arakomeza araririmba, yari ari mu bihe byiza, aravuga ngo twahawe inkota ikomeye, ni ijambo ry'Imana, kandi iyo nkota twahawe ngo niyo yaneshereje abe mu bihe bya mbere. Ingabo yitwa kwizera yarabakingiye, natwe uyu munsi ab'igihe cya none niyidukingira twiringiye Yesu. Haleluya, Imana ishimwe. Twahawe inkota ikomeye, ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni inkota ikomeye, ni inkota dutunga tukabasha kunesha, tukabasha gutambuka aho tutari gutambuka, tukabasha kumenya uko duhagarara mu gihe twinjiyemo, tukabasha kumenya aho turi uko bimeze. Iyi nkota yitwa ijambo ry'Imana, iyo riri muri twe rigwiriye, tubasha kugwiza imbaraga kandi tubasha kurwana tukanesha. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Ngo abanzi baragwiriye barwanye Uwiteka, ariko nta kindi kizadushoboza, ahubwo tuzabanesha twambaye intwaro ze zose. Umuririmbyi arazivuga: ingofero y'agakiza, umweko w'ukuri cyangwa umukandara w'ukuri, n'inkweto z'amahoro ye biradukomeza. Imana nishimwe. Hari igihe usanga umukristo ari mu rugendo yari afite intwaro zose, ariko uko agenda ahura n'intambara aho kugira ngo akomere ku ntwaro ze, ahubwo akagenda azitakaza. Ugasanga wenda izo ntwaro zose ntakizifite, ingofero y'agakiza yamaze kuvamo, umweko w'ukuri ntawe uhari, inkweto z'amahoro ntazo. Ugasanga umuntu ntagitunze amahoro yo mu mutima, kandi ni umukristo, ni umuririmbyi, avuga ko ari umunyamasengesho, avuga ko ari umuvugabutumwa, ariko ugasanga amahoro yarayataye. Ariko umuririmbyi yaravuze ngo wiringire Imana, uyiringira ngo ntajya abura amahoro meza adashira. Umukristo atunga amahoro no mu gihe cy'ibibazo, Mwuka araza akamwegera akamuha gutunga amahoro yo mu mutima. Uracyatunze amahoro mu mutima? Uracyumva uguwe neza? Uracyaryama ukumva ufite ibitotsi utabiburishijwe nuko wumva umutima wawe wajugunye amahoro yawo? Nimba wamaze gutakaza iyo ntwaro rero, ubuze ikintu kinini mu ntwaro umukristo akwiye gutunga. Wongera ubwire Imana ngo intwaro zanjye ntabwo zuzuye, kandi Imana izakwegera. Imana ishimwe. Kwegera Imana ni urufunguzo rw'ibyawe byakingiranywe, ibyanyazwe, ibyatakaye biragaruka. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Unesha ibyaha azambikwa umwambaro wera, kandi Yesu azavuga izina rye ku Mana mu ijuru. Umuririmbyi aravuze ngo dukanguke dutambuke, turwane intambara kandi tuneshe abanzi twizeye izina rya Yesu. Haleluya, Imana ishimwe. Rero tubasha gukanguka kandi tubasha gutambuka twambaye intwaro ze zose, tugwije imbaraga, tugwije kwizera, tugwije gukomera, dutunze amahoro yo mu mutima, dufite ibyiringiro, tubasha kubisangiza n'abandi, tubasha kunesha kandi tubasha guhagarara tudatsinzwe. Imana yacu nishimwe. Iki gitondo muri isaha yo gusenga nziza, yo gusenga no kwegera Imana nk'urufunguzo rw'ibyacu byakingiranywe, navuga ngo kanguka nawe kandi wambare intwaro zose. Navuga ngo kanguka kandi utunge amahoro yo mu mutima, utunge kunyurwa na Yesu. Uzagwiza imbaraga kandi uzanesha kandi uzakomera, kuko kwizera Kristo niko konyine kubasha kudushoboza kunesha iby'iyi si. Iby'iyi si birarushaho gutera abantu ubwoba,
by'isi birarushaho gutuma imitima y'abantu ihagarara, by'isi birarushaho gutuma abantu ibyiringiro by'ejo birangira. Ariko niwizera Kristo kandi ugatunga amahoro yo mu mutima, no mu gihe kigoye nk'iki, no mu gihe waba urimo kikugoye we ku giti cyawe, igihe cyo kwangwa n'umuryango, igihe cyo guhura n'uburwayi bukomeye se ukaba ubona urimo kurwana nabwo, igihe cyo kurwaza mu bawe, igihe cyo guhura n'ibyago byisukiranye ukabona bikubayeho byinshi, n'uwambara intwaro zose ugatunga kwizera Kristo, niyo ntwaro yonyine ikomeye izagushoboza kunesha iby'iyi si, kunesha iby'iki gihe kimeze gutya. Imana ishimwe. Reka dusome no mu gitabo cya Yesaya cyangwa ubuhanuzi bwa Yesaya, turasoma ibice bya 64, turasoma umurongo waho wa 3 wonyine. Haravuga ngo kuko uhereye kera ntabwo abantu bigeze kumenya cyangwa kumvisha amatwi no kurebesha amaso indi mana igira ikimariro uyitegereza itari wowe. Kuko uhereye kera ntabwo abantu bigeze kumenya cyangwa kumvisha amatwi no kurebesha amaso indi mana igira ikimariro uyitegereza itari wowe. Amen. Aleluya. Imana yacu nishimwe. Uhereye kera mu batubanjirije ku bwa sogokuruza Aburahamu, bo mu gihe cya Nowa n'abandi bagiye babakurikira, nta muntu wigeze kurebesha amaso ye. Ijambo ry'Imana twararisomye, abandi twagiye turyumva, ariko mu mateka yose twumvise y'abatubanjirije, nta muntu amaso yigeze kureba cyangwa amatwi ye ngo yumve byandikwe tubyumve mu mateka, tubyumvishe amatwi yacu natwe ab'iki gihe amaso yacu abirebe, ko hari umuntu wigeze kumva no kumenya ndetse no kubona indi mana igira ikimariro uyitegereza itari Uwiteka. Hagiye habaho ibigirwamana byinshi mu mateka bagiye babitwigisha, kandi n'uyu munsi ahantu hamwe na hamwe batubwira ko ibigirwamana bigisengwa, ariko nubwo ibyo byose biriho, ibyitirirwa Imana nubwo bihari, ibyo abantu bavuga bakabyiringira bakabisenga nubwo biriho, nta muntu wigeze kumvisha amatwi ye. Aleluya. Nta n'uwigeze kurebesha amaso ye, yewe nta n'ibizigera biba ngo arebe cyangwa yumve indi mana igira ikimariro uyitegereza itari Uwiteka. Nanjye ntabwo ndayumva, nanjye sindayibona, ariko Uwiteka ibyo akora birafatika kandi biragaragara. Nawe amaso yawe yarabibonye, nawe amatwi yawe yarabyumvise. Ahubwo ongera wizere gusa, ongera ugirire Imana icyizere, ongera utunga amahoro mu mutima. Niba kandi warayatakaje, ongera wegere Imana, ongera ikugarurire ibihe byawe bya kera byamaze kunyagwa. Kubwo kwegera Imana ko n'urufunguzo rw'ibyawe, ibyakingiranywe, ibyanyazwe, ibyatakaye bibasha kugaruka iyo wegereye Imana. Nta yindi mana iriho rero ikwiye icyubahiro, niko umuririmbyi yaririmbye. Nta yindi mana ikwiriye gupfukamirwa. Abantu basenga ibishushanyo ngo mwese nimubireke, Imana ni iya Saduraka, Meshake na Abedenego. Iryo jambo ryavuzwe igihe bari bavuye mu muriro ntacyo babaye. Abantu baratangaye, baravuga bati ese ubu hari indi mana ikwiye gusengwa? Baravuga ngo nta yindi iriho, nta yindi ikwiye icyubahiro no gupfukamirwa keretse Imana y'abo bagabo batatu. Imana ishimwe. Rero nta yindi mana iriho, nta n'izabaho ikwiye icyubahiro, nta n'izabaho ikwiye gupfukamirwa, nta n'izabaho ikora ibitangaza. Dawidi nawe yarabivuze muri Zaburi, aravuga ngo nimushime ikora ibitangaza yonyine. Aleluya. Nta muntu uyifashije, nta muntu uyunganiye, nta muntu uyigiriye inama itabanje gukoranya abantu kugira ngo ibashe kubifashisha, ngo ibashe gukora no gukiza. Imana ishimwe. Nebukadinezari nawe yarabivuze, abonye Daniyeli avuye mu rwobo ntacyo abaye, aravuga ngo nta yindi mana ibasha gukiza bene aka kageni. Haleluya. Nta yindi iriho, nta n'indi izabaho. Rero ngo uhereye kera nta muntu wigeje kurebesha amaso ye cyangwa ngo amatwi ye yumve indi mana igira ikimariro uyitegereza itari Uwiteka. Abantu bagiye bategereza Imana, murabyibuka ku gihe cya Eliya, igihe hari abahanuzi ba Bayali basenga ibigirwamana, ariko umunsi umwe Imana yo mu ijuru yerekana itwika igicaniro, umuriro uraka, bamenya ko hariho Imana yo kwizerwa, bamenya ko hariho Imana yindi ikora ibikomeye bitarondoreka kandi bikora yonyine. Nta muntu uyifashije, nta muntu uyigiriye inama, nta muntu uyiteye inkunga. Imana tuvuga ni inyamaboko, ibyo ikora ibikora yihagije, itagombye kwifashisha imbaraga z'abantu,
yaba iz'abakomeye bo mu isi, yaba iz'abatunzi cyangwa abandi, Imana yacu irihagije. Imana nishimwe. Numvise iki gitondo nakubwira ngo kwegera Imana n'urufunguzo rw'ibyawe byakingiranywe, ariko nk'uko umuririmbyi yabiririmbye, izere Kristo nibyo bizagushoboza kunesha iby'iyi si, kunesha iby'iki gihe kigoye, kunesha izo ntambara uri gucamo, kunesha ibyo biri kukugora no kukugerageza, kunesha ibyo biri kugusaba kugisha inama abandi. Hari igihe bakugira inama bigakunda, hari n'igihe bakugira izikuyobya, ariko niwizera Kristo, Mwuka Wera azakugira inama, Mwuka Wera azakuganiriza, mu gicuku cy'ijoro azagusura, ku manywa ugenda mu muhanda uzasurwa nawe, azagukomanga akubwire ngo bigenze gutya, azakubwira ngo ahavuga gutya, kandi azakubwira ngo ahaceceka. Mwuka Wera ni mwiza. Izere Kristo nk'uko umuririmbyi abiririmbye, kuko nta muntu wigeze yegera Imana uhereye kera ngo ibure kumwiyereka. Rero Imana yawe ni Imana yo kwizerwa, ahubwo wowe yigirira icyizere kandi ukomeze kuyikomezaho. Kwizera Kristo niko konyine kuzagushoboza kunesha iby'iyi si. Imana ishimwe. Aho waba uri wose unkurikiye, yaba mu gihugu cy'u Rwanda, yaba mu bihugu bidukikije, ku migabane yose y'isi, yaba abari kure n'abari hafi, abanyumva none n'abazanyumva, ndavuze ngo mwongere mugirire Imana icyizere. Ndabifuriza kongera kwizera Kristo, kandi mukitaba, mugahurura namwe mukitaba, mukarwana intambara kugira ngo muneshe mwizeye izina rya Yesu. Yesu ni mwiza, akwiye kuvugwa hose mu mahanga yose ko ari mwiza. Rero unesha ibyaha nawe azambikwa umwambaro wera, kandi ngo Yesu azavuga izina rye ku Mana mu ijuru. Dutambuke turwane intambara, kandi tuzanesha nitwiringira Yesu. Imana nishimwe. Isaha nziza nk'iyo kwegera Imana rero, ndakwibutsaga ko kwegera Imana ari urufunguzo. Hari igihe waba wari uri gukabakaba hose, ukabona urufunguzo nta ruhari, ukavuga utaha ndahinjira gute, ariko kwegera Imana ni urufunguzo. Aho ubona ko hakinze, egera Imana birakinguka, winjire. Imana ishimwe. Reka dusenge Imana. Aho uri hose, icyifuzo cyose waba ufite, waba urwaye, waba uhagaritse umutima kubw'intambara n'ibigeragezo, waba ubona ugeze mu mayira abiri ukibaza ngo ndanyura iyo hepfo cyangwa iya ruguru, waba utakaje ibyiringiro by'ubuzima, Yesu umwizeye abasha kubikora kandi abasha kubihindura. Reka dusenge. Kandi Imana yo mu ijuru iguhe umugisha kubwo guhitamo kubana natwe kuri Yesu avugwe neza official. None se wowe iyo ubirebye ubona ari nde wavuga neza? Abantu bo mu isi iyo bavuze neza, icyubahiro cyabo iyo kirangiye birangira bityo nyine, cyangwa se icyubahiro cyabo iyo kirushijeho kuzamuka bashobora no kukwibagirwa, kandi nyamara warabamamaje mu bantu. Ariko Yesu we, iyo tumuvuze neza arushaho kunezerwa, kandi agaruka mu byacu, arushaho kubibamo neza, akadutsindira kandi akatuneshereza. Imana ishimwe cyane. Reka dusenga Imana. Mana ishobora byose, Mana yo kwizerwa, Mana yo kwiringirwa, byiringiro by'abera, wowe bwugamo bw'abagushaka, wowe buhungiro ku baguhungiraho, wowe nkomezi abera barwanisha. Turagushimiye Mana. Isaha nk'iyi nziza yo gusenga, kuko kukwegera ari urufunguzo rw'ibyacu, ibyakingiranywe, ibyanyazwe, iyo Satani yaduciye mu cyuho agatwara. Mana turagarutse cyane kugira ngo wongere utwegere kuruta uko imyambaro yacu itwegereye. Wongere ube mu byacu, wongere uturwanire intambara izari ziri kutunanira kuzirwana, aho inzira zari zifunze, aho twari tubuze aho kunyura. Turakwinginze Uwiteka ngo wongere utujye imbere, uringanize imisozi, ataringaniye uharinganize. Nuko ukora ibikomeye bitarondoreka, bya bindi abakera bagiye babona, nuko bikandikwa, natwe uyu munsi tukaba tukibisoma, tukavuga ngo hariho Imana mu ijuru. N'uyu munsi rero uko wari ejo n'uyu munsi ni kuri, nanjye ndaguhamagaye Mana. Iki gitondo isaha nziza yo gusenga, ugiriye neza abantu bawe, ugiriye neza abarwayi bari kwa muganga, abamazeho imyaka myinshi batakaje ibyiringiro by'ubuzima, bireba bakabona umubiri batakiwufite. Abo ngabo nubagarukeho, baremera ibyiringiro by'ubuzima, biringize kuri Imana ibasha gukora. Uko wazuye Lazaro amaze iminsi 4 yaramaze kunuka rwose, ugahamagara ngo Lazaro akitaba, abantu bagatangazwa n'icyo ukoze. Ntabwo abari mu bitaro wakunanira, ntabwo bakunanira kubakiza, kuko wategetse gusa byose birakumvira. Biri mu isi no mu ijuru birakumvira, ikuzimu naho barabimenya kuvuze, nuko bakarekura.
ibyo abera bakingiranye, izina ryawe nirishimwe. Hari abarwariye mu ngo zabo bagendana uburwayi batabasha no kumenya no gusobanukirwa ibyabwo byabayobeye, bibaza ngo mbese ibi byagenda bite ngo birangire, bibaza ngo ninde wo kudukiza, ninde wo kuturengera, ninde wo gukiza abacu. Abo nabo ndabingingiye muri iri sengesho kugira ngo bagereho kandi ubakize. Ukuboko kwawe kw'imbaraga kwa kundi kwakizaga abarwayi kera kugere kuri abo ngabo nabo babona ubutabazi mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka we, hari abafite indwara zidakira baganga babwiye ko bidashoboka rwose, nyamara twabonye ubuhamya bwa benshi wagiye ukiza, uyu munsi bakaba babivuga kuri Imana ibasha gukiza. Nta yindi Mana iri kwicyubahiro nk'uko tubivuze, natwe twifatanije n'abandi bose bera bo mu isi kuvuga ngo nta yindi Mana iriho itari Uwiteka, kuko ni wowe twabonye, ni wowe twagendanye, ni wowe wagiye udutabara, ni wowe wagiye utuvugira, ni wowe wagiye uturwanirira, ni wowe wagiye utuneshereza. Nanjye ndakwinginze Uwiteka, ugirire neza abo babuze ubafasha, babuze ubarengera, babuze ubatabara, babona ko ibyabo bicitse kandi birangiye, ubaremere ishimwe kuko uri intwari mu izina rya Yesu rifite imbaraga. Yewe Uwiteka we, nkweretse abantu baruhijwe n'ibigeragezo byo kwangwa n'abantu, babona rwose Satani yarabateje kwangwa n'umuryango uwo bashatsemo, bavutsemo, aho batuye n'aho bagenda. Ukuboko kwiza kw'Imana kugere kuri abo bantu, baremera ibyiringiro by'ubuzima, baremera ibyiringiro byo kongera kubaho baguwe neza, baremera amahoro yo mu mutima, mahoro adatangwa n'isi, mahoro adatangwa n'abantu, mahoro adatangwa n'abakomeye, mahoro adatangwa n'ibyo abantu batunze, ahubwo bayatunga ari menshi mu mitima yabo kubw'iri sengesho. Izina rya Yesu Kristo, Mwami Imana Nyiringabo, ningingiye abantu kandi barwaje ababo bamaze igihe bari kwa muganga basimburana kurwaza ababo, harimo abadafite abo kubagemurira, abadafite abo kubitaho, nyamara uri Imana ifite inzira nyinshi. Ni ukuri wanyura mu bakomeye, abo wahaye ubutunzi bwo mu isi bakabasha kubageraho, nuko amashimwe akarushaho kwaguka mu mitima yabo, nabo bakumva baguwe neza kuko uri Imana ishakwa ikabonwa. Ndagushimiye Mana, iki gitondo ndakwinginze ngo gire neza abantu bafite imitima ihagaze kubw'intambara z'amadeni yababanye menshi, bakabura inzira, bakabura inyishyu, bakabura ubutabazi, bakabura uwo babwira, bakabura ubarengera. Abo nabo nubakingurira urugi, kuko nguhamagaye iki gitondo, nabo bazizera bakaguhamagara kubw'icyo cyifuzo bafite. Mana ubumvire, kandi numara kubumvira ubabera igisubizo, ubabera umutabazi, ubabera umurengezi, ubabera inkomezi, ubabera ibyiringiro, ubabera amahoro bayatungagwiriye mu mitima yabo. Uko umuntu ugutunze ntakwiye kubaho ahagaritse umutima, umuntu wakumenye ntakwiye kubaho abuze ibyiringiro, umuntu wakumenye ntakwiriye kubaho adasinzira, atari uburwayi afite, ahubwo ngo amahoro yayabuze. Mana ndakwinginze ngo ukomeze abo batakaje kwizera, abasubiye inyuma mu mitima kubw'intambara n'ibigeragezo, ongera ubakanguza umucyo wawe. Mana ishobora byose, ningingiye ababyeyi ku rubyaro rw'iyi minsi bafite abana babananiye, babona rwose ntacyo batakoze, ariko bakabona Satani iryo rembo yararyinjiriyemo, bana babo bakicwa n'uburara, bakanywa ibiyobyabwenge, bakaba ibirara, bakaba abasinzi, bakaba abambuzi n'abagome. Mana we, abo babyeyi bafite imitima ihagaze ityo, nabo ndabingingiye muri iri sengesho, ukuboko kwiza kw'Imana kugere kuri abo bana, uhindura imitima yabo, urwo rubyiruko rupfapfanye mu gihe kimeze gutya, nyamara ababyeyi babo bagusenga, baguhamagara umunsi ku wundi muri iri sengesho. Abo nabo ndabazirikanye, abo babyeyi nurinde imitima yabo guhagarara, abantu bahindure, bakanguza umucyo. Ntabwo bakunanira, warashoboye Sawuli, ntabwo bakunanira, warahinduye Sawuli agahinduka uwo kugukorera, kukuvugira no kukwamamaza. Kandi twese tukabimenya n'ab'iki gihe ko habayeho umugabo witwa Sawuli wahindutse Pawulo akaba umukozi wawe. Mana, urwo rubyiruko rumeze rutyo rutumye ababyeyi bahagarika imitima, abandi bakumva bashatse kwiyahura. Ndakwinginze Mana, narwo ngo uruhindure, mitima yarwo ibe mizima, imbaraga zarwo zigukorere kuko uri Imana ibishoboye.
Mana we, hari abandi nabo bafite ikigeragezo gikomeye, iyo nyirebye mbona ari umusozi ukomeye kuwuterera, bafite ikigeragezo cy'ubugumba, babuze urubyaro, hari abivuje bazenguruka amavuriro ayo mu bihugu, abafite ubushobozi no hanze bagiyeyo mu bindi bihugu bya kure bashaka igisubizo, nyamara barakibuze. Ni wowe Mana iboneka, ni wowe Mana ishakwa ikabonwa, ni wowe mutabazi kuba kwiringiye. Nk'uko ijambo ryari bivuze, uhereye kera ntawigeze kumvisha amatwi ye cyangwa ngo arebeshe amaso ye indi mana igira ikimariro uyitegereza itari Uwiteka. Sara yarakubonye birandikwa, Hana yaraguhamagaye birandikwa. Natwe ab'iki gihe iyo twumvishe inkuru zabo ngabo twumva tugize ibyiringiro, kandi waragaragaye igihe watangaga umwana kwa Manase nabo babona ko batabawe. Uri Imana rero, uri Imana. Aleluya, uri Imana y'imbaraga nyinshi. Zakariya nawe ngo ntiyari kuvuga atarabona igitangaza cyawe, kuko nawe byari byaramuyobeye, ariko umugezeho warabikoze. Uri Imana ishakwa ikabonwa, uhereye kera uko ijambo ryari bivuze, nawe wigeze kumvisha amatwi ye cyangwa ngo amaso yarebe indi mana igira ikimariro uyitegereza itari wowe. Ningingiye abo babyeyi, byashoboka ko ari uburwayi nyamara barivuje, byashoboka ko nta n'uburwayi bwabonetse ariko Satani yarakinze, cyangwa se bari kugeragezwa uko umwanzi yabasabye ukabyemera. Nsabiye imbaraga abo ngabo bageragezwa batyo, Mana ngo ugire icyo ukora, kuko uri Imana ishobora byose, kandi umunsi ku wundi urema amashimwe, abantu bagushime uko bahetse, kuko bakikiye, uko bagutse mu migisha. Nuko urugirire neza abantu bawe. Mana ishobora byose, ari abantu bafite ibigeragezo bitandukanye nyamara bavuganye nawe, abacogojwe n'amasezerano Satani atangiye kongorera kutagikora, Satani atangiye kubwira ko atari we wavuganye nabo, Satani atangiye kuzanaho iterabwoba ry'iki gihe kimeze gutya. Ariko nk'uko umuririmbyi abiririmbye, kukwizera byonyine ibyo bizadushoboza kunesha. Nyemerera Mana, wongerere kwizera abantu bagutakaje, wongerere ibyiringiro abantu bihebye, mitima yabo igahaba, ubagirire neza, nabo bunguke, nabo bumve ishimwe ryabo ryagutse kandi rigwiriye. Mana wenda gushimiye, uri Imana ishobora byose. Ningingiye ababyeyi batwite bafite ibiri kubagora mu rugendo rwabo rwo gutegereza uwo mugisha, uburinzi bwawe nibubabeho, bari busengane natwe Mana uyu munsi, bakumvira isengesho, nabo barushaho kukugirira icyizere. Hari abafite ubwoba bavuga ngo hari ibyabo bizarangira, ariko nabo nubagereho batabare kandi ubabere inkomezi, mitima yabo nihagarare, mitima yabo ituze, nuko ubagirire neza. Mana we, hari ababuze ubwishyu ku bukode bw'amazu barimo, abo bose baragutakira, abo bose barakwinginga ngo ubacire inzira. Hari abari mu bushomeri babumazemo igihe kirekire, imyaka igwiriye baguhamagara, bageze aho barabireka ngo hari kubwira Imana ntacyo bikivuze, abandi ngo Imana ntigihari, abandi ngo Imana ntigikora. Nyamara uhereye kera uko wari uri n'uyu munsi ni kuri, wakoraga imirimo ni kuki yikora. Abo barembejwe Mana n'ibigeragezo, ndakwinginze ngo ukingure inzugi zabo zakinzwe, uko iyo ukinguye byose birakunda, iyo utegetse biremera, iyo utegetse biremera. Mana girira neza abera bawe. Ningingiye abantu bafite ingendo uyu munsi, izijya hafi n'izijya kure, nyemerera uhagarike impanuka mu mihanda, ukora ibitangaza Mana, ugire neza abantu bawe, abantu bagende baguwe neza, abantu bagende batuje, abantu bagende bafite ihumure mu izina rya Yesu. Ukuboko kwiza kw'Imana kubane n'abakwiringira bose. Urakoze Mana, ndabizi kuri Imana iriho, ndabizi kuri Imana ishakwa ikabonwa, ndabizi kuri Imana yumva gusenga. Nta muntu waguhamagaye ngo ubure kumwumva, ntawagushatse umukozi isoni, ntawakwegereye ngo umwihorere umwima amatwi. Ndagushimiye Mana, hari ibyifuzo abantu bafite kandi ni byinshi, ko tugeze mu gihe kigoye, ariko unyemerere Mwuka Wera arushaho gutanga ihumure. Abagize ibyago bari mu gihe cy'amajune, babuze uwo kubahumuriza no kubakomeza, nabo ndabingingiye ngo wahe imitima ihumurijwe nawe, ukuri Imana ibishoboye nuko bakomeze. Yesu, gushimiye ko wumvise gusenga, unyemerere uyu munsi hereza abantu ihumure mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha mwebwe mwese tubanye, kandi Imana ikomeze kuba mu ruhande rwanyu.
intego yanyu ibe kurushaho kwamamaza umwami wacu, aho mutuye, aho mugenda, aho mukorera, izina rya Yesu ntirikavugwe nabi muhari, izina rya Yesu ntirigatukwe ku bwanyu, mukomeze guturiza Imana, no mu ntambara mubona ko mufite, kwizera Yesu niko konyine kudushoboza kunesha. Imana ibaha umugisha mwebwe mwakurikiye iyi shene kandi mwarushijeho kubana natwe. Imana ikomeze kwagura imbago zanyu mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Amen.